Mu gutangira inkuru yacu y'urukundo y'uno munsi dutangiranye n'ikibazo kigira gitya. Uri umusore wakunze umukobwa mwakundanye imyaka itari mikeya kandi yakubwiye ko nta wundi muntu akunda. Ese utungwe no kumva yuko atwite kandi inda atwite ari umugabo wubatse? Aha ngaha wabyitwaramo gute? Iki ni ikibazo gikomeye cyane ariko nicyo kigiye kutwinjiza mu nkuru yacu y'uyu munsi. Kwandikira hasi muri komenti utubwire uko wabyitwaramo ari wowe. Nuko kandi twaje ibyacu ntago bitinda, by'umwihariko ndakwakire kandi ngo wahe ikaze mu nkuru y'urukundo y'uno munsi. Dutangiranye n'umukobwa mwiza cyane kandi witonda witwa Zawadi ari kugenda mu muhanda atuje rwose, ari kugenda yumvira kuteri rwose ubona ko yishimiye indirimbo ari kumva. Nibwo yahuraga n'umugabo utwaye imodoka nziza cyane, arangije amuhagarika avuga ati sister umeze ute? Zawadi kubera ko yari ari mu ngoma cyangwa se yiyumva indirimbo ntabwo yigeze yumva ibyo umugabo yavuze, ariko yabonye imodoka yahagaze niko kuba nawe yahagara ndetse agabanya akavurime kugira ngo yumve umuntu uri mu modoka ikintu ari kumubwira. Umugabo wese amuhamagara aravuga ati ngwino hano nkubwire. Umukobwa yaragiye, arangije umugabo aramubaza ati none se wagiye mu modoka tukakugeza imbere? Umukobwa ati mwari mukoze ariko aho njya n'ubundi ndenda kwagera nambagoye cyane, mureke nkomeze ngende n'amaguru kubera yuko nta kintu bintwaye. Umugabo aramubwira ati reka rwose ijya mu modoka tukugeza imbere nta kibazo, nitugera ahantu ugarukira urabamo nta kintu bitwaye. Umukobwa yabitekerejeho arangije rwose yinjira mu modoka baragenda. Umugabo cyangwa se umujeje tafaranga yatangiye mubaza ati none se mwana kuko utuye mu izikaritsiye? Umukobwa aramubwira ati nibyo kuko ntuye muri izikaritsiye, dore iwacu ni hano imbere. Umugabo niko kumusubiza ati okay nta kibazo reka makugeza, ariko ntabwo nabara kukubwira ko uri umukobwa mwiza kandi wambaye neza. Umukobwa yaramubwiye ati murakoze, ariko atangiye gutekereza ikintu kiri gutuma umugabo amwitaho mu buryo ndetse akatangira kumugenda amubwira utugambo tumeze gutyo. Ngo bari bagiye gutandukana, umukobwa yaramubwiye ati ndavira amahanga, arangije amubwiye ati ngaho ma nimero yawe nzajya nkuvugisha nkubaza uko umerewe mwana. Umukobwa yanze kumuha nimero. Umugabo ahita amubaza ati ariko se kudakunda gutanga nimero zawe ufite umugabo? Umukobwa niko kumusubiza uti ntabwo ufite umugabo ariko ufite umukunzi wanjye, cyane ko turi no gutegura ubukwe, byumvikane ko turi hafi gusezerana. Umugabo araseka cyane arangije amubwira ati kuba ufite umukunzi wawe ntabwo byatuma utama nimero, kuko ntabwo nimero zanzishakira ikintu kibi, ndetse uzi ikintu nzi kuzishakira ngaho zimpe mwana. Umukobwa yabitekerejeho arangira avuga ati reka nzimuhereze, ndetse ko nduza n'umupapa ukuze yantwara iki. Byarangiye nimero zimuhaye, ndetse kimara kuzima bari bagezeho umukobwa agomba kuviramo, ndetse binaba ngombwa rwose yuko umukobwa avamo ndetse n'umugabo arakomeza aragenda. Ubwo Zawadi yaramaze kuva mu modoka yahuye n'umukobwa bakundana cyangwa se umukobwa bakunze kuba baganira w'inshuti yiwe witwa Betty. Yaravuye kumureba mu rugo ariko amaze kumubura. Betty niko kumubwira ati Zawadi rwose nari mvuye kugusura ndakubura, amakuru yawe? Zawadi niko kumusubiza ati meze neza, ubwo ngo wari usanze nari ngiye ari ku gasoko hari akantu nari ngiye kureba yo kandi kari ingenzi, niyo mpamvu waje urambura, ariko nizere ko bakwakiriye. Betty niko kumusubiza ati shasi nari kwakirwa nande ko narisanze mama wawe agiye, nta wanyakiriye rwose mise nigarukira, gusa nyine imana ishimwe ko nayo mise nkubona aha ngaha cana nje kukureba cyane ko hari n'ikintu nshaka ko tuganiraho. Zawadi niko kumusubiza ati okay nta kibazo reka dusubire mu rugo ariho tuganirira, rwose nanjye nari nagukumbuye. Ukumbuzi rwose rero rumaze kuba rwishi cyane mwana Betty. Dukomeza inkuru yacu, ariko niba ari utarakanda like kuri no video rwose yikanda kugira ngo dukomeze inkuru yacu kandi tuyikomeze rwose tuziranye. Nanabona kukwakira niba uri mushyashya kuri YouTube channel, umuntu mushyashya n'umuntu ubutarakanda subscribe, niba utarakanda subscribe rero uyikande kandi wibuke gufungura inzoga kugira ngo buri kiganiro cyangwa se inkuru bitambutse anga ubasha kuyibona kandi ubibonere ku gihe. Reka dukomeze inkuru yacu. Ubwo bari mageze mu rugo, Zawadi aramubwira ati karibu rwose ni winjire mu nzu uze tuganire tumene habiri. Betty aramubwira ati murakoze, ariko arangije amaze ati nose mwana Zawadi umaze gute muri no miss? Zawadi niko kose arangije aramubwira ati mwana ibintu biba ari ibidanje muri no miss babigoye, ariko nta birenze cyane ndumva nta kidasanzwe, gusa makuru mashyashya nagwa nuko ntubizi se ko mfite umukunzi wanjye dukundana nitwa Peter. Ejo bundi yasabye yuko twategura ubukwe tukabana, gusa mbona ntago mbyumvamo cyane, ubwo nafashukana ngira inama niba ndwaye nanjye simbizi bijya bincanga, sinzi impamvu mba numva igihe kitaragera. Betty niko kumubwira ati ariko Zawadi wajye ure kubwana, nimba umwana afite ubushobozi akaba afite ubushobozi bwo kuba yagukwa ndetse akaba yagutungana, iki kintu uvuga cyaba cyatuma utajya kubaka urugo byure kubwo bwana. Zawadi aramusubiza ati okay ndakomeza mbyiga, ariko njye akimara kubimbwira numvise ntari kubishyikira neza, ahubwo se umeze gute muri iyi minsi? Betty niko kumubwira ati mwana nyine nkuko tujya tuganira ku bintu byinshi bigiye bitandukanye, ndagira ngo ungire inama. Ubu mu rugo iwacu nta mahoro na make ahari, papa na mama barenda kwicana mu by'ukuri, ariko papa niwe ufite amakosa. Ubu ngubu ntagishaka gutaha, niyo atashye ataha bitinze cyane ko mama afite amakuru yuko
yaba asigaye amuca inyuma pe, ndetse hari n'umuntu aherutse kumvana amakuru ko yaba afite umwana hanze, dore ko hari n'uwari uherutse kumumuzana mu minsi yashize. Intonganya zo mu rugo zigiye kuzatuma ntumutwe nanjye sige numva nenda gusara. Zawadi niko kumubwira ati shapore mwana, gusa nyine ukomeze kwihangana ndetse ukomeze no gusenga, ariko ubwire mama wawe nawe agerageze gusenga, kubera yuko tuzi neza ko amasengesho ajya afata ibintu byinshi akabihindura. Nukwihangana nyine ubwo n'ikigeragezo cyaje, ariko mwihangana n'ukuri kizarangira. Ubusisha Betty mbuzi inama nakugira pe. Zawadi yaramwihanganishije, mu by'ukuri yamubwiye amagambo menshi y'ihumure, kugeza ubwo rwose Betty yatangiye kumva rwose anyuzwe n'amagambo ye, ndetse atangira no kumva ameze neza mu mutima n'icyizere yaramuhaye. Gusa Betty nawe yasoje amubwira ati nukuri Zawadi ndakwinginze ntuzagere ku kigero cyo kumva yuko haca umukunzi wawe nyuma, kubera yuko birabaza cyane. Njya ndeba mama uburyo yababaye, nkumva nta wundi muntu nakifuriza kuba yakora ibintu byo guca inyuma umukunzi we. Zawadi yaramubwiye ati nzabigerageza kandi nukuri Imana izabifashemo. Betty yarasezeye arataha, ariko amaze gutashiza akanya Zawadi yagiye kubona ya nimero iramuhamagaye, wa muntu yahaye nimero ze cyagiye bari mu modoka. Yaramuhamagaye amubwira yuko yamukunze. Zawadi asubije amaso inyuma abona yuko rwose uriya mugabo yarakuze cyane, aravuga ati ese ubu ngubu namubwira ko nanjye mukunda gute kandi ifite undi mukunzi, cyane ko nanone daranashaje.